Hello nanone reka nongeye kubaha ikaze kuri Key Property Rwanda. Nemera nk'ibisanzwe uyu munsi rero nakoze tour nza ahantu bita i Kanombe, hano mu Busanza hafi yo kwa Mporiki. Abantu muhazi ni hafi cyane, uturutse Kabeza Rubirizi uhita wambuka ugera hano mu Busanza. Ahantu batahazi mbere yo kugera kuri polisi cyangwa se wo ku Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, urambuka ukajya kuri polisi ukanuka hano mu Busanza kwa Mporiki, ni nyuma kwa Mporiki muri make. Rero aho nje kubereka ino nzu iri kugurishwa, ni inzu ya etage, nayo ibaze etage dufite kuri miliyoni 250, kandi harimo ibiganiro. Ni inzu rero igizwe n'ibyumba bitanu, toilette 3, salo na salamanje, salo ebyiri, salamanje ebyiri n'igikoni hasi ndetse na jardin parking. So ni neighborhood nziza hano bari kubaka rero, uko muri kugenda mubibona kuri video, mu buso 450. Kuvuga ngo hejuru dufite ibyumba bibiri, hasi tukagira ibyumba bitatu, hejuru hari salo, bariko nziza, ndetse no hasi hakaba indi salo. Ubwo ni salo ebyiri na salamanje ebyiri. Urabona ko ni ahantu bari kubaka amazu mashyashya, gusa ama etage, ni ukuvuga ngo uhatembereye rwose ntiwamenya ko ariho. Yego, nkuko namwe mbibabwira rero, urabona ko ni inzu nziza ya etage. Ni inzu urangwa, ino nzu hano iri ikodeshwa miliyoni y'amanyarwanda kuri rent yangaha irayinjiza. Umuntu ukamuha discount bitewe na condition ya payment yenda afite. Urabona nk'uko urugero, iyi ni inzu, iyi ngiyi byegeranye iri gukodeshwa amafaranga 700, kuvuga na hamaze kujyamo umupangayi wayifashe. Nayo ibaze rero n'ibingi kadasitari 700, etage barashaka ni miliyoni ikodeshwa. So reka twinjire rero kuri miliyoni 250, gende mbereka uko inzu iteye, details zose tubiranemo imbere. Nika rero kandi mpani ikaze abantu bashyashya kuri Key Property Rwanda. Nkubwira ngo niba utakora subscribe, reka nawe ngusabe ngo wige kuyikora, ndetse n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Reka tugenda rero guturuka hanze akantu ku kandi. Reba gate yayo hano ukuntu imeze. Ahangaha bagiye gushyiramo kaburimbo, nkuko mubibona n'ahantu hameze neza. Hirya yanjye hano muri neighborhood bari kubaka ama etage meza, ni ahantu heza cyane. Hafi y'ahantu bari kubaka ikigo ivuriro riri international bita Believers International Hospital, hazajya hakorerwa na za researching. Urumva ko ni ahantu hari gutera imbere. Ni hafi na hano ruguru bajya kubaka akarere ka Kicukiro, naho bagiye kuzana hafi ya polisi ya Busanza. Urumva ko irasa neza. Reka twinjire rero, ngene mbereka akantu kandi. Iyo ni gate urabona ko, reka duce muri aka kayira gatoya ukinjira. Iyi ni parking. Ahangaha wana ko parking hano ku mpande harimo utubuye ndetse n'utujaride bagiye bashyiramo. Reba nawe hano, iyi parking hano hajyamo imodoka zawe zingahe mumbwire? Imodoka 3 enye bitewe nuko zingana, hano ziparika neza. Uru ruhande tukagira akajaride, bana bashyizemo ibiti ndetse bashyiramo no twatubuye kugira ngo ibintu bise neza. Reba iyi nzu hasi hariya kuri salo, urabona kuri bariko kiriya cyumba master room, ruguru yaho hari bariko, hejuru kuri salo hari bariko, ndetse no kuri cyumba hari bariko. Uvuga ngo ni inzu ifite mu bariko kugira ngo biduhe ubwiza ndetse na view. Ni ikibanza nageranyije, nasanze gishobora kuba gifite 250, kuko ahangaha imbere gifite 15, aho mutambiko kikagira 30. Urumva ko ni 250. Reka twinjire rero tujye mu nzu. Turese miliyoni 250 etage, ahantu na yayo, kandi urumva ko harimo n'ibiganiro. Urumva ko ni inzu nziza. So wana ko ni inzu yubatse neza, wana ko bayihaye amakaro meza. Iyi ni bariko yo kuri salo, wana ko ni bariko isa neza cyane nkuko muri kwibona. Wana ko ni ahantu hatuje, hari gutera imbere, hasa neza. Kuva hano ujya kuri kaburimbo n'imodoka ni iminota 2 kuri kaburimbo yo kwa Mporiki neza, cyangwa se ukamanuka hasi. Ku bantu muheruka kugenda hepfo hano bari kubaka ama etage hano, wambuka kujya Rubirizi Kabeza, ku muntu utaheruka arahagera akayoberwa. Reba uru rugi, ubona ko ni urugi rwiza cyane. Reka twinjire mbahe ikaze muri salo. Wow, reba salo nziza, salo imeze neza. Wana iyi ni TV stand, parafoni gypsum, urabona ko irasa neza ku matara ifite. Wana ko hasi ku makaro ni ibintu
by'ibisirimu cyane. Ubona ko ni inzu nziza, etaje nziza, miliyoni 250 y'igiciro, ukaba waza ugatura muri ino nzu, ikaba iyawe mu Busanza no Kanombe Kicukiro. Hano Busanza ahantu heza cyane, ni hafi kugera Kicukiro mu Kagarama, ni hafi kujya Kabeza. Ni ukuvuga ngo ku bantu batazi hano rero, ni byiza nk'umuntu ujya mu mujyi cyangwa se bitewe, ushobora guca Kagarama naho waturuka cyangwa ugaca Kabeza, ariko abantu benshi basigara umuhanda mushyashya uva hano kuri polisi utunguka ku Muyange Kicukiro, ni iminota 7 uvuye kuri polisi ugera santere hariya rwose ku kiraro, urumva ko ni hafi. So mwayibonye rero, maze kubereka iyi salo yacu twayibonye, mwabonye ko ari salo nziza, ari parafo gypsum, ubona ko birasa neza. Iyi rero turi muri salo, hano dufite salamanje, ubona ko ni salamanje nziza nayo ifite amatara meza, gypsum, idirishya rinini ritanga urumuri, aka ka sink keza cyane ko gukarabiramo, ubona ko ni sawa cyane. Hano tukagira n'igikoni kiri nka open, ariko kitari total open, sibye aka kantu gatoya bafunguye kugira ngo basavinga abantu bari hano. Ubona ko ni igikoni cyiza. Reka twinjire mu gikoni nyirizina. Reba nawe igikoni gifite utubati tungana uku, utubati twiza, urumuri rwiza hasi no hejuru, ahantu ubona ko birasa neza rwose, buri kimwe cyose kirateguye, aho kogereza, aha naho gushyira oven, ubona ko bisa neza. Ubwo firigo izajya ahangaha, ubona ko gira purize niyo ya firigo, hano ni firigo. Ubona ko ni igikoni cyiza cyane, gifite utubati twiza kandi duhagije, ubona ko ni igikoni cyiza kiri open ho kusavinga se ku bantu bari muri salamanje, ubona ko igikoni kirabikora neza. So tuvuye hano, reka nze mbere ko tutemberana mu byumba, mbanze mbereke muri annex zo hanze. Reka tujye no mu gikari. Urabona ko ni inzu nziza. Hanze dufite ikirere, urabona hano dufite iki ni igikoni, sibyo se? Iki ni igikoni cyo hanze, kikagiramo n'agastoke ku bantu bakoresha amakara. Iri ni ibaraza ryo hanze. Aha tukagira kandi aka karyango gatoya, ni ku bantu ushobora kuva hanze hanze, nk'umuntu ujyanye nk'imyanda hanze agaca hano utagombye guca ku irembo. Urabona ko ni inzu nini. Aha naho kwanika, ubona kugera hariya ku irembo, ubona ko harimo umwanya munini. Aha naho kwanika imyenda kuri imigozi. Tukagenda amanegisi hano, amanegisi ngaya. Hano harimo inzu y'umukozi, ubona ko ni icyumba kinini, kirahagije rwose, nawe gihe no twatumba tundi abandi bajya bubaka. Ubwo hano tukagira dushe na toilette byo hanze by'umukozi, ubona ko irasa naho ni neza cyane. Ubona ko ni inzu imeze neza. Hejuru naho dufite ikigega, ngwikira mwakibonye. Reka rero naho tuvuye kureba hano, dutemberane tugende mu byumba, turebe seho mu byumba by'inzu yacu bimeze biti. Nkuko nababwiye rero, inzu yacu ifite ibyumba 5, dushe na toilette 3, hakaba n'indi toilette y'abashyitsi nibagiye kubereka, ariko ngiyi iyi toilette ni iy'abashyitsi hano muri salo, nkuko muri kubibona. Iyi ni toilette y'abashyitsi bakoresha hano muri salo mu gihe bagusuye, bakoresha iyi toilette. So upstairs dufite ibyumba rero 2, hasi downstairs dufite ibyumba 3. Reka tujye rero kureba ibyumba byo hasi nkuko nababwiye 3, turebe se bimeze biti. Aha dufite ibyumba 2 bisharinga, dushe na toilette iyi ngiyi, ariko reka tubanze duhere muri master. Ibi byumba tubiherutse, uvuga ngo hangeze ukinjira muri uyu muryango hano, tuba twinjiye muri master room. Master room hano ifite dushe na toilette. Reka turebe tugarutse ahangaho ugeze mu cyumba cyiza kiri master, gifite garde-robe nayo ndayibereka. Parafo gypsum, urabona ko iyi ni parafo ya gypsum hano muri master. Udutara twiza hariya ku mutwe w'igitanda, urabona ko birasa neza, kandi icyumba cyacu kirasohoka hano hanze ugafata ku kayaga. Reba, urabona ko iyi ni bariko ya hano hanze ku cyumba cya master, kimeze neza. Ufata akayaga hano kuri jaride, urabona ko kirasa neza cyane. Ubona hano ndi kuri bariko yo kuri master. Reka dukomeze turebe. Ahangaha urabona ko dufite akabati keza k'i master yacu.
Wow, urabona ko ni akabati kameze neza cyane. Iyi master rero ifite iyi dushe na toilette. Urabona ko ni dushe nayo nziza, ubona ko bayihaye udusinki twiza, urabona ko ibikoresho biyigize, reba iyi shawa, reba utu dutara, urabona ko nabyo bitanga ubwiza kuri iki cyumba cyacu cya master. Urabona toilette ngiriya, urabona ko birasa neza cyane. So tumaze kureba master, reka dukomeze dutemberane turebe mu bindi byumba bibiri biri hano hasi, bwo nabyo turebe. Dufite ibyumba bibiri rero bisharinga dushe na toilette. So iki ni icyumba cya mbere, kandi akarusho buri cyumba gifite garde-robe. Na nibagiye kubabwira ko nako buri cyumba kizanana na garde-robe. Ubona ko ni icyumba kinini, garde-robe mwayibonye, birasa neza. So aha tukagira ikindi cyumba nacyo ubwo biri kumwe, ni iki ngiki. Iki ni ikindi cyumba biri kumwe, nacyo mwakibonye, nacyo gifite garde-robe yacyo. Urabona ko ni ibintu bateguye neza. Iyi ni garde-robe y'iki cyumba, urabona ko byose bigenda bituma ibintu bisa neza. So ibi byumba bibiri rero tubonye nibyo biza bigasharinga iyi dushe na toilette iri hano, nkuko muri kwibona. Urabona ko naho ni ibintu bisa neza cyane, birateguye neza. So iyi toilette rero tubonye ko ihuriweho cyangwa se isharinga ibyumba bibiri tubonye, hari kiriya ndetse n'iki. Ubwo tugiye gusubira muri salo, dukomeze tujye no kureba upstairs niki dufiteyo. Reka tujye hejuru rero. Aha naho naberetse ko dufite dushe na toilette y'abashyitsi. Muri rusange inzu yacu ifite ibyumba bitanu, toilette 3, dushe 3 ndetse na toilette imwe iyo hano muri salo y'abashyitsi bakoresha. Reka tujye hejuru rero turebe se hejuru ho dufite iki gihari. Reka tuzamuke izi esikariye uko muri kuzibona, tugendane gende mbereka, kandi njya kubaha ikaze ku bantu bashyashya bakiza hano kuri Key Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe kuko usanga dukwana, ndetse rimwe na rimwe hagenda ndi kumwe na Shyamba Imelda, ubwo muragenda mutumenyera. So wana uzamutse ku esikariye usanganirwa n'iyi nuza, urukuta hano ruriho ikirahure, ubona ko ni ikirahure nacyo cyongera ubwiza kuri iyi nzu, kigatanga urumuri ruza hano. Urabona ko ni ibintu byiza, irashandariye ntabwo itari kwaka, ariko nako nayo irasa neza cyane. Reka nyatse naryakije, urabona ko ritanga nayo ubwiza bwiza iyo riri kwaka. Hano uzamuka ujya hejuru mu byumba byo hejuru, reka turebe ese birasa neza. Wow, turi hejuru kuri stairs yo hejuru. Reba ka kantu nababwiraga rero ka hano, ubona ko harimo ikirahure cyiza nacyo gitanga ubwiza kuri iyi nzu. So twinjiye hejuru rero, tugiye muri salo yo hejuru. Ko nabwiye salo ni ebyiri na salamanje ebyiri. Ngiyi, iyi ni salo ya kabiri yo hejuru, nkuko muri kwibona ni salo nziza, nayo iza ikagira TV stand. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu birashoboka ko havamo inzu ebyiri, hasi ukayiha ibyumba bitatu, hejuru ukayiha ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette, hasi ukabiha ibyumba bitatu bifite toilette ebyiri n'indi y'abashyitsi. Urumva ko byakunda. So reka rero iyi nayo ni TV stand, nkuko muri kubona muri salo yo hejuru. Mwabibonye ko birasa neza, nayo ifite gypsum nkuko muri kubona. Reka mbereke kuri bariko nayo ifite. Wow, iyi ni bariko ya salo yo hejuru, ubona ko ni ahantu heza. Nkuko nagiye mbabwira, ni karitsiye bari kubakamo ama etage gusa. Rebire imbere yanjye iriya ni etage, ruguru hariya ngiriya nayo niba muribona neza simbizi, iriya nayo ni etage. Viyungu iriya Kabeza ndetse n'i Kanombe ku kibuga ngahariya hakurya. Urabona ko ni ibintu bisa neza, haba neighborhood ni ahantu bari kubaka. Wumve ko ahangaha nyuma y'umwaka izaba ari karitsiye utapfa kubona, nziza cyane muri Kigali. So ubwo tuvuye kuri bariko ya salo yo hejuru, reka tugende dukomeze mbereke n'ahandi. Iyi ni salamanje nkuko muri kubona ya hano hejuru. Salamanje yacu mwayibonye ko nayo isa neza. Reka tujye mu byumba. Ibyumba dufite hejuru rero nkuko nabwiye ni bibiri bisangiye dushe na toilette. Hejuru icyabura ni igikoni. Salo ni ebyiri, salamanje ebyiri. So
Reka tubanze duhere muri iki cyumba. Iki cyumba cya mbere hejuru nacyo ni icyumba nk'uko mwagiye mubona n'ibindi. Ibyumba bya hano ni ibyumba byisanzuye. Garderobe mwayibonye ni iyo ngiyo, ubona ko birasa neza. Tukajya kureba mu kindi cyumba nacyo dufite hano. Wow, murakaza neza. Ni icyumba kinini, ni uko bashyizemo ino garderobe nini itwara uriya mwanya, mbuze ukuntu nyibereka neza, ariko tubona ko icyumba hano ni kinini. Urebeye garderobe irimo uko ingana n'umwanya uba ugaragara hano inyuma ya garderobe. Garderobe igomba kwegera hano, ubona ko ni icyumba kinini, murakibona. So iki cyumba cyacu rero gifite nacyo bariko. Wow, nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, ubona ko ni bariko nziza cyane nkuko muri kubibona. Reba neighborhood, iyi nzu iri imbere yanjye uri gukodeshwa 300,000 by'amanyarwanda niyo bayishaka. Muna ni inzu nshyashya. Reba hari imbere ngahari ama etage bari kubaka. Kwa Bamporiki rero ni hirya ya etage bari kubaka gatoya ku bantu batahazi. Kariza yo ngiriya nayiberetse nkuko nakomeje kugenda mbibabwira. Kicukiro nano ni hakurya mu rundi ruhande, ubona ko ni inzu isa neza cyane. Bariko ngiyi kandi nako hano haba ari akayaga, akaviyu, biba bisa neza. So iki cyumba rero nacyo tumaze kukibona nicyo cya nyuma. Reka turebe aho bihurira muri iyi dushe na toilette. Mwayibonye, iyi ni dushe na toilette rero y'ibi byumba byo hejuru bihurira. Ubona ko ni dushe nziza isa neza, yubatse neza cyane, ifite agasinki keza, akameruwari ahangaha uza ukireba mu gihe umaze gukora isuku yawe. So ubona ko ni dushe nziza, toilette nziza, mirano irasa neza, shower nziza cyane nkuko muri kwibona. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Ni inzu nziza rero yubatse neza, kandi nakubwira ngo kugura ino nzu ntago waba uhombye. Uko mumaze kubona rero, tumaze kubona tuwa, dushoje kureba inzu yacu, aho twaba dufite inzu nziza ya etage kugurishwa kuri 1,450,000. Harimo n'ibiganiro. Turi Kicukiro rero, ku bantu batazi Kanombe, ahantu hazwi nko mu Busanza, ni hafi yo kwa Bamporiki, ni hafi ya Kabeza. Ku bantu batazi cyangwa se no kuva Kicukiro mu Kagarama kugera hano ni hafi cyane. Izo zose ni inzira zakugeza hano. Ku bantu rero muzi kwa Bamporiki, ni hafi aho ngaho, cyangwa se ko hazwi nko kwa Bamporiki, turi inyuma yaho neza, aho dufite iyi nzu nziza ya etage y'ibyumba 5, toilette ni 3 ndetse n'indi y'abashyitsi, salo 2 na saramanje 2, tukagira n'igikoni kimwe ndetse na annex hanze, tukagira izi jardin nziza cyane bateguye hano, parking n'imodoka enye, tukagira n'aka kajaride kari hano. Ni quartier nziza rero iri gutera imbere, aho waza ino nzu ukabasha kuyisura tukayikugezaho, tukajya mu biganiro cyangwa tukaguzana nyine inzu mukanegosiya, ariko acira 250,000 nicyo giciro we yifuza. So ni karibu rero, duhamagare cyangwa utwandike kuri WhatsApp, nimero yacu iri kuri screen, wahita utuvugisha nonaha maze tukagusurisha iyi nzu. Mwakoze cyane.